Yes, mugubwe neza kandi cyane. Uyu ni Emile Mwami, trainer, speaker, mentor. I love you so much. Ngibisanzwe iyi ni Wise Dream Pro, aho twiga ibintu bitatu gusa: ubuzima, ubukungu ndetse na network marketing. Ntabwo urakora subscribe uri guhomba, yikore kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi, nurangiza ukande ukazogera kugira ngo ujye bikugereraho igihe. Ngibisanzwe rero uyu munsi ntabwo turaza gutandukira n'ingingo twababwiye. Tugomba ku ngingo eshatu z'ingenzi. Uyu munsi turavuga kujyanye n'ubuzima, ariko twibanda cyane ku myororokere y'abagabo, ku myororokere ku bagabo. Kuko ku myororokere ku bagabo ndi tuza kwibanda, ntabwo tuza kwibanda ku bindi bintu bitanga cyangwa se bindi biri outside y'ibyo dukora kuri Wise Dream Pro. Nubwo turaza kwibanda cyane imbere, ugusanga twibyo dukora ntabwo tuvura indwara by the way, ntabwo tuvura indwara, twe tuvura igitera indwara. Yaho turaza kwibara n'undi washobora kuba hatera indwara. Reka rero dutangire twiganira sundi. Iyo bavuze imyororokere ku bagabo umva iki? Iyo bavuze imyororokere ku bagabo ugomba kumva ko ari ihuriro cyangwa se uruhererekane rw'ibice by'umubiri ku mugabo bishobora kuba byatanga imyororokere. Ibyo nibyo cyangwa se byatanga kurumbuka, ndetse n'ibice bishobora kuba byakoreshwa mu bijyanye n'urwungano rw'inkari. Nuvuga ngo buriya imyororokere ku bagabo ishobora gukora ibintu bibiri at the same time, muri multi-purpose. Ishobora kuba yakoreshwa mu bijyanye n'urwungano rw'imyororokere, ikaba yakoreshwa ku rwungano rw'inkari. Reka twinjire se no mu by'ukuri. Iyo tugeze mu rwungano rw'imyororokere ku mugabo, byo akamaro k'ibyo bice cyangwa se k'ibyo bice bishobora kuba byakoreshwa mu myororokere ku mugabo bigakora iki? Ikintu cya mbere bikora ni uko bishobora kuba byafasha gukora intangangabo, no gukorwa ibishobora kuba byarinda uturemangingo tw'imyororokere. Aho uturemangingo tw'imyororokere ni spermatozoide, ni intangangabo, uturemangingo tw'imyororokere. Nuvuga ngo rero ibice by'imyororokere ikintu cya mbere bishinzwe ku mugabo, nuvuga ngo nuko bishobora kuba byatuma habaho gukorwa izo ntangangabo, habaho kuzitwara, habaho no kuba zabasha kuba ziri protege. Ikintu cyo kintu cya mbere imyororokere y'imbere mu mugabo ibasha kugira gute, ibasha kwitaho. Ikindi cya kabiri, ibice by'imyororokere ku mugabo bikora bishobora kuba byafasha kwinjiza intangangabo mu gitsina gore. Igice cy'imyororokere ku mugabo mu bijyanye n'imyororokere, nuvuga ngo bashaka kuba byakwinjiza intangangabo mu gitsina gore. Icya kabiri nuvuga ngo zishobora kuba zatanga cyangwa se zakora imisemburo ya kigabo. Ibice by'imyororokere ya kigabo bishobora kuba bishinzwe, bigaragara mu kazi ko gukora umusemburo wa kigabo, ariwo musemburo bita testosterone. Nuvuga ngo ibice by'imyororokere biraza kuba bishingiyemo aho ngaho ku mugabo. Ntabwo tumaze kuvuga ngo ibijyanye n'urwungano rw'inkari, ariko turaza kwinjira mu bice by'imyororokere. Hanyuma ibice by'imyororokere bishobora kuba byaboneka imbere mu mubiri, inside of the body, cyangwa se bikaboneka inyuma. Hari iboneka imbere, hari n'iboneka inyuma ku mubiri. Ni ukuvuga ngo noneho akamaro k'ibyo bice, reka turebe akamaro k'ibyo bice bishobora kuba byaboneka inyuma. Ni ukuvuga ngo icya mbere, ibice biboneka inyuma bishobora kuba byakoreshwa mu kwihagarika. Mu kuvuga ngo ntabwo turaza kubatindaho cyane, uvuga ngo ni ugusohora umwanda woroshye ku mugabo. Hanyuma ikindi, akandi kamaro k'ibyo bice ni ukuvuga ngo ni ugukora imibonano mpuzabitsina, ari ishobora kuba yavamo kuba hakorwa umwana cyangwa se hakorwa umuntu. Ntabwo mbwiza ukuri ngo ntaho ruzingiye. Ni ukuvuga ngo umugabo uri unteze amatwi, umusore unteze amatwi, ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa imyororokere kuri wowe ni ikintu gifite agaciro gakomeye. Mu yandi magambo kibasha kurema. Iyo kidahari ibyago ari byinshi. Ntabwo kibyava ngo ntigihari, n'ikintu ushobora kuba gihari ariko kidakora neza. Uyu munsi turaza kureba ni iki gishobora kuba cyatuma bidakora neza, ariko turaza turebe ngo imikorere yabyo ubundi ikomoka he. Tubonye utumaze tubiri, uvuga ngo ibice by'inyuma bishobora kuba byakora. Icya mbere ni ukwihagarika, gusohora umwanda usanzwe woroshye. Icya kabiri n'ibijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina, aribyo bishobora kuba byakorwamo umuntu cyangwa se byatanga gukora umwana mu gihe umugabo yahuye n'umugore. Ni ukuvuga ngo ibyo bishobora kuba yagira gute, haba habonekamo urwo rubuto rukaba rubibwe, rukazavamo jyewe, rukazavamo wowe,
bityo isi igakomeza kugira abantu. Urumva ko niyo mpamvu rwitwa urwungano rw'imyororokere, rituma abantu babasha kugira gute barwororoka cyangwa se abantu bakagwira ku isi. Ariko twinjire cyane mu bijyanye n'uburyo urwungano rw'imyororokere rukora imigenero. Ubundi urwungano rw'imyororokere rukora gute? Ntabwo uraza kwinjira ngo segisi ikora ibi ngibi, bigenda kwinjira cyane aho segisi ijya gukora biriya bintu ubundi bibwiwe n'iki. Aho hantu iyo wamaze kuhamenya neza biraza gutuma umenya neza impamvu ndaza kubwira ikintu cyitwa stimulus. Ko nabwo ko muri biotech tutavura indwara, twe tuvura igitera indwara. Niyo mpamvu umusereza no kukubwira ngo ibikorwa bijyanye n'imyororokere haba ari ku mugabo, ku musore uri ahangaha, uraza kwita kwibanda ku gitsina gabo, bizakubwira ahantu bituruka. Ni ukuvuga ngo imyororokere ku bagabo yose ishingira ku kintu cyitwa imisemburo cyangwa se amahormone. Imisemburo uvuga ngo imyororokere muri wowe mugabo, muri wowe musore, wumve neza cyangwa se ku gitsina gabo, wumve ko ishingiye ku kintu cyitwa imisemburo. Imisemburo ariko imisemburo ikikora nta kindi niyo iraza gutanga komande cyangwa iraza kohereza gutriginga cyangwa se gutegeka uturemangingo ndetse n'ingingo cyangwa se organs kuba zabasha kugira ibyo zikora. Ni ukuvuga ngo izo hormone cyangwa se iyo misemburo nibasha gutanga komande, nibasha kugenda ikagira gutega gustimulatinga bya bice by'umubiri usanzwe ubona cyangwa se twaturemangingo tw'umubiri kugira ngo tubashe kuba twagira ikintu runaka bibasha kuba cyagira gishobora kuba cyakorwa. So rero bivuga ngo bikorwa ngo byihuje mu buryo bukomatanye, mu buryo bw'uruvange, mu buryo buri chimique. Ibyo hanyuma bigagira gute bigatanga imirimo ishobora kuba yagira gute ishobora kuba yagenwa cyangwa se ishobora kuba yakorwa. Iyo mirimo rero turaza kureba ngo ni iyihe. Ni ukuvuga ngo urwungano rw'imyororokere ku bagabo rugizwe n'imisemburo itatu. Rugizwe n'imisemburo itatu y'ingenzi. None ndaza kuyikubwira kugira ngo umenye ngo niba mugabo uje utariho, nimba wumva ufite ikibazo cya insuffisance sexuelle, ko byagenda kuza kiba cyaturutse, ntabwo kiba cyaje gutyo gusa. Niba ufite ikibazo cy'urubyaro, abantu babasha gutera inda, hano kiba cyaturutse. Niba ufite ikibazo wenda ntabwo ikindi kibazo runaka kijyanye n'imyororokere, ntubyara, intanga zawe zifite ikibazo cyo kuba ari amazi, ntubasha gutera akabariro neza, uyu munsi nagira ngo ubwire mbaza ngo ibise bituruka he. Urabanza umenye ngo ni ibihe nizihe hormone, nihe misemburo y'ingenzi mu mubiri mu by'ukuri ishobora kuba yagira uruhare muri ibyo bikorwa byose tubonye: gutera akabariro, hakorwa intangangabo nziza, yego, ibyo byose ngo bituruka he. Umusemburo wa mbere ubikora n'uwo bita follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone, nuvuga ngo ni FSH, nuvuga ngo uri umusemburo wa mbere. Uwa kabiri bawita luteinizing hormone LH. Uwa gatatu ni umusemburo wita testosterone, umusemburo wa kigabo. Ese iyo misemburo itangwa n'iki? Iyo misemburo ubundi ituruka kugira ngo uyu munsi ibyo tugiye kuganira n'ahangaha ruzingiye muri iyi misemburo itatu. Turaza kubanza tukaneza ahantu imisemburo ngira gute ituruka, kuko ino misemburo uko ari itatu, nuvuga ngo yose igira gute ifite uburyo ki ikorana, ndetse umwe ugakora undi. Ariko iyo waje n'ikibazo, uyu musemburo agize ikibazo, muvandimwe wanjye nkurikiye, ibibazo byinshi biravuka mu mubiri wawe, ukirukanka amaguru ukayamaza ibiri inuze isi ushaka icyakurengera. Ariko ugomba kubanza ukicara ugatekereza, atari ku bundi niki gishobora kuba cyatuma ikibazo runaka cyabayeho. Nugira ikibazo runaka mu myororokere yawe, uzabanza utekereze kuri iyi misemburo itatu mbere y'uko utekereza ku yindi. Ntabwo muzi uvuga kuri prostate, oya, genda vuga kuri iyi misemburo itatu, ndetse nkubwira n'ahantu iza guturuka. Kuko ino misemburo tumara kuyimenya neza, ukamenya uburyo imikorere yayikora, ntabwo prostate byanze kuza nawe uzagira gute uzatinda kumenya ibyayo n'uburyo ugomba kwina. Nkubwira ngo ahantu niho ruzingiye. Umusemburo witwa FSH ariwo bita follicle stimulating hormone, cyangwa se n'umusemburo bita luteinizing hormone cyangwa se LH. Uvuga ngo ukorwa n'imvubura yitwa Pituitory gland cyangwa se Pituitory gland. Ni imvubura iba ku bwonko. Ino mvubura ikora ibintu byinshi cyane mu mubiri, uvuga ngo nishinzwe komande z'amahormone yose afitiye umubiri akamaro. Uyu musemburo wa FSH follicle stimulating hormone ndetse na LH luteinizing hormone ikorwa n'imvubura yitwa Pituitory gland.
ikaba itereye ahantu ubwonko ugize gute iri ku bwonko. Hanyuma iyi misemburo no iza kutumarira iki nk'umugabo, kuri we mugabo, kuri gihe w'umugabo, muri gihe ino misemburo ikora iki? Najya kubwiza ngo umusemburo bita follicle stimulating hormone ukenerwa cyane mu ikorwa ry'intangangabo, ibyo bita spermatogenesis. Nuvuga ngo spermatogenesis ni igikorwa gishobora kuba cyatuma hakorwa intangangabo. Nuvuga ngo ari umusemburo wa mbere witwa FSH, twere ko tuwita mu magambo ahinnye, ni umusemburo ushinzwe ibijyanye n'imikorere y'intangangabo. Niba ufite ikibazo cy'intangangabo z'ibihugu zagize ikibazo, ahantu hambere ugomba kubanza ukareba ikibazo ahantu gitereye naho ngaho, ikibazo kirimo aho ngaho. Nimba uyu munsi ushobora kugira gutyo ugasanga wenda gutera inda byaranze, cyangwa se ugasanga spermatozoide zawe ni nkeya, ubanze witekereze kuri ako kantu kitwa follicle stimulating hormone, cyangwa se kuri uyu musemburo wita FSH. Hanyuma umusemburo wa kabiri n'akamaro kawo witwa luteinizing hormone, uvuga ngo LH, ni uvuga ngo ukenerwa cyane mu ikorwa ry'umusemburo none wundi witwa testosterone. Ubyumve neza, uno musemburo wa kabiri LH ni uvuga ngo ukenewe cyane mu gukora wa musemburo wa kigabo bita testosterone. Iyi testosterone noneho ikunayo iraza naho umusemburo wa gatatu ngo twayibonye no turebe n'akamaro kawo. Noneho testosterone niyo ituma noneho hakomeza kubaho ikorwa ry'intangangabo, cyangwa se hakomeza kubaho ikintu cyitwa spermatogenesis, cyangwa se kuba intangangabo zikomeza kugira gute, zikomeza gukorwa. Sinzi niba ubyumvise neza. Urumva ko LH niyo ibasha gutuma testosterone ibasha kugira gute, ibasha kubaho. Kandi na testosterone ikakomeza ikaba ishinzwe gukomeza kuba haba gukora iki, gukorwa kw'intangangabo. Ariko none testosterone ntabwo ari icyo kintu ishinzwe gusa, ko testosterone niyo ituma ubasha kugira karagiteri za kigabo, then ukagira ubwanwa, ukagira ibituza, ukagira amagufa akomeye aremereye, ukagira ibiro, ukagira fat kunda. Ibyo ngibyo bigenwa n'umusemburo bita testosterone, ariko nawe wavuye kuri umusemburo wundi bita LH, cyangwa se luteinizing hormone. Hanyuma rero ikindi testosterone ikora ni imikaya ikomeye yagutse, gutanga ibinure, amagufa akomeye yagutse, no kumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Urumva ko ni ikintu uruhererekane, niba ubyumva neza. It is a network y'imisemburo itatu, ariko no yavuye ahandi hantu kuri ya mvubura yitwa Pituitory. Iriya mvubura ni uvuga ngo turaza kuyivugaho mu kanya. Se iriya mvubura ni ikihe kibazo ishobora kuba yagira bikaba byatuma noneho umubiri wawe wose, cyangwa se urwungano rw'imyororokere dushobora kwisanga mu bibazo? Kuko iriya mvubura nigira ikibazo, nuvuga ngo yigize ikibazo, hari imisemburo myinshi y'umubiri ibura, cyangwa se yanabona igatangwa nabi. Ibi rero byose iyo bihujwe bikwereka ko umugabo cyangwa se igitsina gabo, kubera ko uno musemburo ukora ntabwo ujya ureka gukora, wenda ushobora kugabanya iriya mvubura ikora igakora iriya misemburo igakomeza kuyikora, kuko batwereka ko buriya umugabo ashobora gukomeza gukora iriya misemburo kugeza ku myaka 80 no kugeza hejuru. Nuvuga ngo umugabo ntajya ajya muri, navuga ngo ntabwo navuga ngo ni menopause, ko menopause ni y'abagore, ariko ubundi umugabo ntabwo ajya ahagarika kugira gute gukinira gukora imibonano mpuzabitsina, ntajya areka kugira gute kuba yagira sinuze intangangabo zakorwa. Ibyo byose bigira gute, bihoraho. Ahubwo n'iki gishobora kuba cyatuma noneho habaho ikibazo gishobora kuba cyatuma bya ibibazo bishobora kuboneka, za ntangangabo zitaboneka, ya raporo sexuelle wumva utayishaka ukayihurwa burundu, bishobora kuba byavuye kuki? Ntandi biba byavuye ahambere ko ushobora kuba usanga wagize gute, havutse ikibazo kuri iriya mvubura bita Pituitory gland, cyangwa se iriya mvubura yitwa Pituitory gland nigira ikibazo, ibibazo biravuka. Ibibazo ni nk'ibihe rero, ishobora kubura amaraso, yibuza amaraso. Nk'umuntu agize ikibazo cya anemie, yibuza amaraso, iriya mvubura ibigiramo ibibazo. Yibigiramo ibibazo ntabwo ari raporo sexuelle bigiramo ibibazo gusa, nubwo nayizamo ari nayo tuvuga ahangaha, ahubwo n'ibindi bice by'umubiri uzagenda tubireba. Iriya mvubura ishobora kuba wagira ikibazo cya diabete. Nugira ikibazo cya diabete, it is a big problem, biraza kugira uruhare rukomeye cyane kuri uyu musemburo wa FSH, ku musemburo wa LH, ndetse no ku musemburo bita testosterone.
nuvuga ngo iyo wagize ikibazo cya diabete izo n'uzira misemburo itatu ibizahariramo. Iyo wagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ino misemburo itatu ibizahariramo. Iyo wagize ikibazo wakoze ikintu bita kwikinisha masturbation ino misemburo itatu ibizahariramo, kubera ko mu kiganiro cyacu twavuze neza ko iyo uri gukora masturbation uri kwangiza ibice ibintu bibiri, hari ku bwonko hari ndetse n'imyanya y'ibanga. Uri kwangiza ubwonko n'imyanya y'ibanga. Rero ku bwonko ibyo uri kwangiza nta bindi ni iriya mvubura iriyo itanga iriya misemburo. Ibi byose nubireba neza ntabwo ari parite zose ziri inyuma ureba n'amaso yawe. Ibi byose nubireba neza uraza gusanga ari parite ziri inside mu mubiri, kugira ngo uziteho uzirere uzikuziye uzihe umurongo mwiza uzirinde kugira gute kuba zahura n'ibibazo. Hari ibyo usabwa gukora. Icyo usabwa gukora cya mbere muvandimwe wanjye uri aha tuba tuganira ni ukurya neza. Ni ukurya neza. Kubera iki? Ibyo turya nibyo bitunga umubiri wacu, nibyo bigenda bikita ku bintu bitagize gute bitagaragara, kandi ibyo bitagaragara nibyo bifite akamaro. Kubera ko uyu munsi nimba warateye icunga ushaka icunga ryawe ryera imbuto nziza, nta kindi kintu ugomba gukora, ugomba gukora ku mizi yaryo. Uyu munsi nawe nibona ko hari ibibazo ufite mu bijyanye n'imyororokere yawe, ntabwo icy'ingenzi cyane ari ibyo gusigaho, ntabwo icy'ingenzi cyane ari ibyo gukora runaka cyangwa se kugira imbaraga zindi. Icy'ingenzi cyane ukeneye no kwita ku bitagaragara, ari ibyo biriya tuvuze haraguru iriya misemburo itatu ugomba kuyitaho. Kwitaho kwa mbere ni ukurya neza amafunguro yuzuye, arimo ibinyampeke, arimo ibinyabijumba, arimo imboga n'imbuto, arimo ibyo birinda indwara, arimo ibikomoka ku matungo. Ugomba gukora siporo umunsi ku munsi, ugomba kunywa amazi neza. Hanyuma si n'ibyo gusa ugomba gukora, ugomba no kuruhuka. Hanyuma ikindi gikurikiyeho, kubera ko ibishobora kwangiza umubiri wawe ukangirika burundu ukagenda buherere ni ibiri imbere utareba. Ugomba gukoresha product yitwa stimulus, perfect stimulus. Ni stimulus kubera iki ko yita cyane imbere mu mubiri kuturemangingo, hahantu haturuka ya misemburo, hahantu haturuka za seri. Ni ukuvuga ngo urebye neza usanga iyi stimulus ikora iki mu mubiri wayigeze ni cyane nuko isazura seri zamaze gusaza. Nimba umaze gukura mu myaka ku myaka 35 uri urakura myaka 40-45 kuzamura, uyu munsi nabwira ngo nyabona ko stimulus kubera ko isazura uturamenye ngo twamaze kugira gute twamaze kugira ibibazo. Ikindi utudahari ishyiramo utundi. Ikindi ibasha gusana serire zamaze kugira gute gukomereka. Iyo zamaze gukomereka cyo gihe yabisemburo nigiye ntabwo nahantu cyo ko ntabwo bigiye kugira gute nimba serire zamaze gukomereka zitakibasha kuba zafondisiona n'ibindi bibazo bindi bikomeye cyane ku mubiri wawe. Icyo gihe yabisemburo ntabwo nahantu gute ifata ko twamaze kubona neza ko iriya misemburo itanga command ira stimulating ni stimulating za serire ntazirani nta kizakorwa. Niyo mpamvu ukeneye iki stimulus. Ikindi nuko irakangura uturemanye ngo twamaze gusinza utudarika twongeramo. Stimulus bigize gute urayikeneye kuva ku mwana w'umuntu ya mama we kugeza ku musaza w'imyaka 100. Stimulus urayikeneye ko nta muntu ihejwe. Ni product nziza cyane idasanzwe ku buzima bwa muntu. Uyu munsi niyo mpamvu nabwiye ngo nshaka ngo twinjire imbere mu mubiri wawe turebe impamvu n'ibikorerwa mu mubiri wawe imbere cyane cyane ku myororokere ya kigabo. Rero mubwira impamvu ukeneye stimulus. Ntabwo ukeneye kugira ngo igustimulating ngo umwanya utangire ukora iki ukora ibyo uyibyanze, kuko ibyanze aho byangiye hari aho byangiye, ahubwo uyikoresheje kugira ngo igende imbere mu mubiri hahantu hari za hormone, hahantu hari ya misemburo mu rurimi rwacu, igende gute igende yongeremo ibyamaze kuvamo. Hanyuma nitanga command nanone ahantu yitanze isange hameze gute hari imeze neza kandi cyane. Indi product dukeneye muri stimulus dukeneye bita bestrol. Bestrol ni product iri serious. Bestrol ni product idasanzwe ku buzima bw'imyororokere cyane cyane. Kubera ko ina bestrol ni ikintu cyambere ikora mu mubiri igezemo ni ukubanza ikangiza ibintu byose bishobora kuba byakwangiza ibijyanye n'imyororokere, haba ari ku bagabo ari no ku bagore. Uyu munsi turi kwita ku bagabo cyane. Iyi product ayikoresheje ahantu hose hari iyo myanya ishobora kuba yakwangiza serire cyangwa se uturemangingo cyangwa se imisemburo irebana n'ibijyanye n'imyororokere, irabanza ikagira gute ikayivana mu buzima. Icyo ni cyo cyambere bestrol igira gute ikora igeze mu mubiri wawe. Iyo niyo mpamvu ukwiye kuyikoresha, impamvu ugize gute niyo mpamvu uyikeneye. Niyo ndi kuyikubwira. Si ibyo bintu ikora gusa kuko ishinzwe mu bijyanye n'iregarize cyangwa se nishyira ku murongo imisemburo y'umubiri. Ko twamaze kubona neza ko umubiri wacu cyane cyane bijyanye n'imyororokere ni ukuvuga ngo bikorwa cyane n'imisemburo itanga komande ku turemangingo cyangwa se igatanga komande ku ngingo.
nicyo kintu bano ino produit ishinzwe iki ibasha gufasha kubijyanye n'iki n'imisemburo y'umubiri wawe kugira ngo ufite kuyishyira ku murongo. Niba wagize cya kibazo twavuze ko ushobora kugira ikibazo cya diabete, usanga ikibazo cyo gutera akaroro byanze, iyi nayo ni imwe muri produit cyangwa se ibasha kugabanya ya sukari, ya kibazo cya diabete kabaye kiziho tugiye ku ruhande. Even nawe mu kibazo cy'umuvuduko w'amaraso azayikenera kugira ngo ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso kigiye ku ruhande. Hanyuma ni product tuzakenera mu by'ukuri mu bijyanye no kuba uri urya neza, ukeneye coffee. Uko twamaze kubona neza ko iyi misemburo uko ari itatu, iyi misemburo uko ari itatu, ari muri FSH, ari muri RH ndetse muri testosterone, yose ikorwa biturutse ku bwonko. Biturutse ku bwonko. Niyo mpamvu agakofu gakeneye kugira ngo kongere gatuma ubwonko bwacu kugira gute gukora neza kandi cyane. Processor y'ubwonko ibaje gukorwa neza. Processor y'ubwonko harimo cacao beans ibasha gutuma processor y'ubwonko ibasha kwihuta. Muri uko kwihuta bituma itanga commande yihuse. Harimo icyo bita tongati izamura umusemburo twabonye witwa testosterone. Uriya musemburo testosterone iyo wabuze mu mubiri, hari ibintu byinshi bigira gute, hari ibintu byinshi umubiri wawe utangira kuhazaharira, cyane cyane bijyanye n'imyororokere. Bitangira kuhazaharira, utangira guta karagiteri cyangwa se karagiteri cyangwa se imyitwarire ya kigabo, ugasanga imikaya bitangiye kugabanyuka. Uyu munsi aravuga ngo sekise zabo zaragabanutse, ariko ntiyite neza ku gitera igabanyuka rya sekise. Nta rindi biteye, ni uko umusemburo, ni ukuvuga ngo iriya misemburo itatu iragabanyuka. Kuko twajya ku musemburo witwa RH ugabanyutse, iyo ugize ikibazo ubwo testosterone igira gute nayo igira gute, kuko testosterone ikorwa na RH kwiye kwirinda rero. Mu kwirinda nta kindi kintu uri burinde, urarinda ahantu guturuka ku bwonko kuri ki, kuri Pituitory gland. Niyo mpamvu yo gukoresha iki coffee nziza kandi cyane. Ngibyo rero nabwo ni Wise Dream Pro, kora like, kora share, none nyabuna kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu dufite ahangaha ujye bikurikira umunsi ku munsi. Nta yindi mpamvu nuko umunsi kuri Wise Dream Pro tuzitaho cyane, ntabwo tuzita ku mbango twebwe tumeze abantu tumeze nk'iki, tumeze reka tuvuge ko turi imbuto nziza, turi ibiti byiza biri muri jardin. Ariko kugira ngo bibe byiza ntabwo bizava ku mababi, ku ruti, ku mashami, oya, bizava mu mizi. Kuri Wise Dream Pro tuzita ku kintu cyitwa umuzi, ku gitera ibibazo. Tuze tugikosore nitumara gukemura ibitera ibibazo, uzasanga umeze neza cyane. Aho nta handi ku cyo bita turemangingo, ku misemburo y'umubiri. Niyo mpamvu twazanye product nziza cyane zikozwe muri tekinoloji yitwa simusel. Welcome rero dukora muri chic, nimero 9 0 8 8 3 0 900. Guys, I love you so much. See you. Happy day.